sisi niyubawe mw'Imana. Awikinege wanyirigirimana n'umusinu juru zaremwe nawe Yezu Kristo n'umwami w'abantu nyiringoma zose z'isi niyubawe mw'Imana. Yaguhaye gutegeka ibyiza bye ubasha n'icyubahiro wowe naho gashize Kristo n'umwami w'abantu nyiringoma zose z'isi niyubawe mw'Imana. Amen, aleluya. Kristu uri umwami w'abantu, Kristu uri umwami w'abami. Bakristu bavandimwe, ndongera ndabaramukije muri Kristu Nyagasani. Kuri uyu wa mbere nyuma y'umunsi mukuru wa Kristu umwami, turacyakomeza ibyishimo byo gukomeza tumusingiza, tumuririmbira mu ikuzo rye. Niyo mpamvu batangirije iyi ndirimbo ya Kristu umwami, kuko ntabwo turamutse tugerageje kumusingiza uko bikwiye bwakwira bugacya, ntabwo twabirangiza. Niyo mpamvu tugikomeza ibyishimo twari dufite ejo duhimbaza umunsi mukuru wa Kristu umwami, twaba tubikomeje no kuwa mbere kugira ngo tuzirikane urwo rukundo yadukunze, tuzirikane ko turi abaprincess n'abaprince, turi ibikomangoma kubera ko udukunda uwaturemye ni umwami w'abami. Turi abana rero bo mu ngoma, ingoma ya Kristu, ya ngoma itazahanguka, ya ngoma ikomeye cyane kurusha ingoma tubona hano munsi zose. Niyo mpamvu rero tukikomeza kubyishimira kandi turamara icyumweru cyose dusingiza Kristu watwitangiye ku musaraba, Kristu wamarutse mu bwiza bwe mu ijuru, akigira ijambo w'Imana, akigira umuntu kugira ngo azadukize, atumenyeshe ko turi bikomangoma, turi the prince and the princess bo mu ngoma y'ijuru, bo mu ngoma izahoraho iteka. Rero ndabaramukije mbashimira kandi ko ejo twakomezanyije urugendo rwo muri iki gitabo, muri iyi porogaramu yatumenye tuzirikane Mutagatifu Kizito Mihigo mu gitabo yise duhoberane n'ubumwe n'ubwiyunge, kugira ngo tubeho mu mahoro, dupfe mu byishimo, dupfire mu byishimo. Karo dutangize isengesho. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Muvandimwe wanjye Yezu Kristu wabambwe ku musaraba, uranzi neza, uzi uko nteye, uzi ibitekerezo byanjye, uzi ibyo nkeneye, ibishimisha n'ibinkomeretsa umutima. Si ngombwa kwirirwa nkubwira ikindi ku mutima, uzi byose. Uyu musaraba unshengura ibitugu, wowe uzi uburemere bwawo kundusha. Ntabwo nje imbere yawe ngamije kugusaba gukuraho iki kigeragezo kitanyoroheye, ahubwo ndagusaba kukimfasha ugushaka kw'Imana Data gukorwe munsi no mu ijuru. Ndifuza cyane kunyurwa bidasubirwaho no gushaka kwawe, kugahora kumbera impamvu y'umunezero nyakuri, kuko nzi ko wantoye ngo nkubere umwigishwa n'umuhamya. Umurimo watangiye muri nge ukomeze kugera ku ndunduro, kugira ngo izina ryawe rirusheho guhabwa icyubahiro. Amen. Aleluya. Ndabaramukije nanone rero dukomereza kuri iki gika gikurikira icyo twaganiraga hejuru. Ejo twaganiraga ku byerekeye Mutagatifu Kizito Mihigo
yageze mu rugo kwa perezida wa repubulika Paul Kagame, baraganira, amuperezanta umushinga we wa KMP, amubwira nyine n'ibyo kuzakora ishuri ry'indirimbo kugira ngo bigishe abanyarwanda indirimbo, bige n'uburyo bwo kuzikonseriva, uburyo bwo kuzibika mu manota kugira ngo zishobore no kuzagera kure, zitera intambwe zigera no mu mahanga n'abanyamahanga bazimenye. Ndatekereza tugiye kugika twavuga ko perezida byose yabikunze, yabishimye, ariko yanenze yuko abona byerekeza ku idini cyane. Mutagatifu Kizito Mihigo nawe amusubiza yuko idini atabona hari ihungira kuko ari ryo yavukiyemo, ari ryo yarerewemo kandi ari ryo yiyumvamo. Dukomeze rero twumve ikindi bavuganye. Aragira ati, nuko perezida arongera ati, yego nibyo, ariko turimo kwiga kuba hejuru y'ibintu byose by'amadini atuganza n'ibindi, sibyo? Tekereza Kizito ubwiye gutyo. Nuko arasubiza ati, Kizito ndamwitegereza nitonze akanya gato, mu by'ukuri ntekereza icyo amaze kumbwira. Nuko ndasubiza nti, yego bwana perezida, ni ukuri ibyo uvuga. Ambwira ko aherutse guhura na Musenyeri Smaragda Mbonyintege, umushumba wa diyoseze ya Kabgayi, akaba na perezida w'inama y'abepiskopi y'u Rwanda. Ngo nuko yavuze amagambo, ngo ni perezida Kagame ugikomeza abwira Kizito ko Smaragda yavuze amagambo, nyine perezida yakoze avuga ati, yavuze amagambo anenga cyane ikiganiro yagiranye na Musenyeri. Arambwira ati, uyu Musenyeri yarantangaje igihe yageragezaga kunyemeza ko tugomba gushyira imbaraga nyinshi mu kwigisha urukundo. Namubwiye ko tugomba kwigisha abanyarwanda gukora, kwihangira imirimo, kwiga ikoranabuhanga no kurwanya ubukene. Byagushobokera gukunda umuntu mu gihe inzara irimo kukwica? Perezida wabonaga ameze neza cyane kandi avugana ineza. Ngaya amagambo yavuganye na perezida Kagame. Urumva mbese nasetse mu mbabare, ariko kinsekeje nuko ndi kubona izo contraste hagati ya Musenyeri na perezida. Musenyeri we arimo aritekereza nyine nawe iby'idini byo, Musenyeri nka Kizito baba bari mu idini, baba bari mu kwemera, nibyo bibaranga, nibyo bibagenza, nibyo baganira, nibyo bashyira muri proje zabo. Ariko birahabanye cyane n'ibyo perezida wa repubulika abona. Perezida wa repubulika we icyo areba umurimo, gukora, kwiteza imbere n'ibindi nk'ibyo, akageza n'avuga ati ariko umuntu yabakennye yaburaye ukamwigisha urukundo. Mu by'ukuri aba bantu bose ntabwo wagira uvuga ngo uyu nguyu ngo niwe uri mukuri ngo cyangwa ntabwo ari mukuri ishwi. Ahubwo uhagaze hagati wabona ko buri wese arimo arasubiza ibyo yumva n'ibyabamo n'ibimugenga n'ibya ahinga muri roho ye. Arimo aradescribinga buri muntu wese hano, arerekana ikimuri mu mutima, ikimuri muri roho. Ntabwo rero wavuga ngo uyu ni wrong, uyu ni right. Buri wese arimo arasubiza uko abyumva n'uko abitekereza. Kuko muri aba bose rero icyo utashobora kuvuga ntabwo wavuga ngo ni wrong, ariko icyo washobora kuvuga ahubwo nuko wavuga ko bose bari right. Umwe ari right ku giti cye akurikije ibyo atekereza. Ariko rero nkatwe abakristo, abana b'Imana, aho duhagaze muri umurongo wa Musenyeri na Kizito Mihigo. Kuko twebwe abakristo ntabwo tuzashyira imbere iterambere, imbere y'urukundo, imbere yo kwigisha urukundo mu bantu. Kuko iryo terambere nuryubaka abantu badakundana bazagirana ishyari, bazagera aho banabirwanemo babisenye. Ko nubanza ukigisha abantu bakennye urukundo, ukabigisha urukundo, bakamenya gukundana, bakamenya kubaha icyo buri muntu wese, ko n'undi muntu nawe ari umuntu, icyo kintu cy'urukundo kikabajyamo, ko wihanganira iby'undi, ukangana ko n'undi yakuruta,
noneho iterambere rikaza buhoro buhoro. Iryo terambere ryazaramba sinzi umukandida wo mu Rwanda wigeze kwiyamamaza, ndatekereza agomba kuba ari Diane Rwigara. Hari ijambo yavuze rinkora ku mutima, yaravuze ati mbere yo kubaka imihanda no kubaka amazu y'imitamenwa muri Kigali, mubanze mwubake imitima y'abantu. Iyo ni ijambo rikomeye cyane. Ntabwo wubaka umutima w'umuntu umuha amafaranga ushobora kuzana miliyoni na miliyoni, umutima we warashenga ayo mafaranga agasara ahubwo akayatwika kandi ayafite ahari. Mu by'ukuri ibintu ntabwo byubaka abantu, umuntu yubakwa n'ubumuntu. Niho ngarukira rero Musenyeri Simaragda na Kizito Mihigo bashyira idini imbere, kavuga ati tubanze twigisha urukundo mu bantu. Ese Perezida Kagame namubaza ikibazo ndamutse mpuye nawe nuko nyine ntahura nawe, ariko ndamutse bibaye nkahura nawe cyangwa nkajya aho ari, namubaza nti ukeka yuko ku ngoma Habyarimana nta majyambere yarimwo agoye ingona? Nta majyambere yarahari? Amajyambere yarahari ku rugero rwabo, no ku bwa Kayibanda yarahari ku rugero rwabo, no ku bw'umwami yarahari ku rugero rwabo. Kuko ntabwo wari kujya kubaza umwami Rudahigwa ngo kuki mudafite computer kandi zitarahimbwa. Ntabwo wajya kubaza ingoma Habyarimana ngo wese ngo kubera iki ngo mutamufite za smartphone ngo mugire kandi igihe cyari kitaragera. Buri ngoma yose izamukira ku majyambere ajyanywe n'igihe kiriho ku rwego rw'isi, aho isi igeze. Ntabwo rero wabaza umuntu, no kubw'umwami ntiwari kubaza za matora zo kuryamaho nta zari zihari, baryama ku rukangaga n'imisambi. Bari bafite ukuntu bafite amajyambere abajyanye n'igihe cyabo. Ariko muri cyakomye igikunda gushegesha ingoma zose, ntunkangishe iterambere ryo mu muhanda no mu mazu. Iyo ngiryo ntabwo riramba, niyo waryubatse utabanje kubaka imitima y'abantu, iryo ngiryo bararyisenyera ubwabo. Ikiremwa muntu nicyo kiremwa kibi gishobora kuba kiriho giteye ubwoba kurenza izindi nyamaswa zaremwe. Izindi nyamaswa bakuzikora kuziteminga, niba yakuziteminga ukazigisha ibintu zikemera, ariko mwene muntu kugira ngo uzamuyobore mu murongo ushaka utajyanye n'ibiri muri roho ye no muri kamere ye, ntabwo byemera. Niyo mpamvu hagenda habaho za revolution mu bihugu runaka n'ibi. Abantu barakoroniza, ukabayobora inzira y'igitugu, ukabica urupfu rwanda, ariko umunsi umwe akazakwigaranzura bagakora revolution, bakavuga ati turabihazi, turabirambiwe. Ukiga amayeri inyoni bugacya, ukiga amayeri yo guhashya inyoni bukacya nazo ziza yandi. Muri make biravuga ngo mwene muntu akozwe n'urubumuntu, akozwe n'urukundo, akozwe n'ubugwaneza. Ugira amahirwe wanze ukamwigisha gukunda, ukamwigisha kubaha abandi, ukamwigisha inzira yo kwiyoroshya, noneho iterambere rikaza nyuma. Kuko iterambere rya mugenzi we nimba ritamuteye cyane ntazashaka kurisenya. Icyo gihe azaba yarize izo ndangagaciro zo kubaha ikiremwa, kubaha mugenzi wawe nk'ikiremwa muntu nkawe, kubaha ibyo akoze nk'uko nawe yubaha ibyo ukoze. Muri ubwo bwubahane amajyambere muzubaka azaramba, azamara igihe kinini. Ahako nimwubaka iterambere gusa ngo umuntu wamwigisha gukora, yego ni byiza agomba gukora, udakora ntakarye, ko Bibiliya ivuga. Ariko umuntu ntabwo ari imashini. Umuntu n'umukoresha nk'imashini, je vous assure, azakwiroturunaho nawe ubwawe agukore. Umuntu ntabwo ari imashini, umuntu ni umuntu. Niyo wamukoresha ugomba kumuha ikiruhuko, ugomba kumuha break. Niyo wamukoresha ugomba gukora ku buryo abona ko ibyo umukoresheje birimo inyungu zibimutunga, not inyungu zo kugira ngo umugire umuslave. Numugira umuslave, umucakara, mwene muntu uzamugira umucakara imyaka 5, 100, whatever you want. Ariko hari igihe n'uwabyaye n'uzamukomoka azavuga ati no, ntibyemera ubucakara, aba bari kudushyiraho tubyemera. Biragaragarira muri histoire zabayo za bene muntu.
n'abirabura babaye mu bucakara nk'uko mwagiye mubona, ariko ibinyejana byarashize bageraho barajya mu mihanda bati no, n'abariya ba Martin Luther King baravuga ati ntibishoboka, ntabwo muzakomeza mudutsikamira bigeze aha mutugira abasirevu banyu mwa bazungu. N'ahandi hagiye haza revolution. Baravuga rero ngo twize amateka y'abamateka twayakundira akatwigisha, natwe twakamenye kumenya mwene muntu wamufata ute kugira ngo abe umuntu kurushaho, aho kugira ngo umufate kugira ngo abe inyamaswa kurushaho. Kuko muri mwene muntu harimo ibintu bibiri, ubugwaneza, ubumuntu n'ubunyamaswa. Iyo umuntu ushaka kuba inyamaswa yanakwica akaguteka akakurya kandi ubundi nta muntu urya undi. Ariko niba uri umuntu koko ukurikira amateka ukayiga ukayamenya ugashyira ubwenge bwawe ku gihe, wagombye kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu, wagombye kumenya ko uburenganzira bw'ikiremwa muntu nimero ya mbere ni ugukunda no gukundwa, gukunda no gukundwa, na respect, kubahana. Ibyo bintu bibigezeho, umuntu igihugu twifuriza guhungiramo twese abahunga ni igihugu uvuga uti bazamenya ko ikiremwa muntu, bazamenya droit mfite, uburenganzira bwanjye, bazampa icyangombwa umwana wanjye ashobora kujya mu ishuri yige. Niba wumvise hari igihugu birirwa bagira abacakara, nk'ahari abavuga ngo bafata abacakara ngo muri za Libya bakabajyana kwikorera imizigo, icyo gihugu ntabwo wakijyamo. So mwene muntu akeneye urukundo mbere ya byose, kuko aremwa mu rukundo, abakomoka ku Mana kandi Imana ni urukundo. Agomba rero gutozwa gukunda kandi no gukundwa. Ntabwo rushobora gukunda, rushobora kumenya gukunda utakunzwe. Umuntu atanga icyo afite. Niba wifuza ko umwana wawe azaba umwana ufite urukundo, mukunde. N'umukunda azamenya gukunda icyo bivuga, n'ibyumvira umuntu yumva iyo bamukunze, bityo nawe azakunda mugenzi we, azakunda nawe umwana azabyara. Ahangaha rero nshyigikiye Musenyeri Smaragda na Mutagatifu Kizito Mihigo babwiye Perezida Kagame, yabwiye Perezida Kagame ati dukeneye gukora projet zo kwigisha abantu gukunda mbere ya byose. Ndumva hari naho Mutagatifu Kizito Mihigo yabivuze ari imbere y'itangazamakuru, bamushyize mu mapingu, bamubajije amagambo menshi yose ntiyasubiza rimwe, aravuga ngo abanyarwanda bakeneye kwiga gukunda. Urumva yavuze aya magambo nk'ayo Smaragda yabwiye Paul Kagame mu biganiro bye. Aba rero ni abantu b'Imana bazi ko ingoma y'Imana n'urukundo, kandi bitubakiye ku rukundo byose biba byubakiye ku musenyi. Umuyaga waguruka ukabigurumana nk'aka kanyu. Nahoze ndeba kare sinzaruna secingaga ndi kushakisha amakuru ngwa kuri filime ya Sodoma na Gomora. Mu by'ukuri Sodoma na Gomora iri muri Bible, iri muri Bible. Bavugaga ko ari umujyi nyine Nyagasani yarimbuye kubera ibyaha byawo. Nayitegereje rero abantu bagize agahinda, n'aba bantu kuki Loti yababwiraga ntibabyumve. Abayisirayeli bababwira ko Imana izarimbura umujyi wawo wa Sodoma na Gomora, ntabwo bigeze babatega amatwi kugeza ubarimbukiyeho. Buriya rero ibintu byerekeranye n'ubuhanuzi n'ibintu by'Imana akenshi ababyumva ni bake, ntabwo byumvanwa na benshi. Abijanditse mu by'isi batega amatwi ariko ntibabyumva, bagira ngo ni ibikino, bagira ngo ntacyo bivuze, bagira ngo ntibizaba, ariko ntibinabibuza kubaho. Ntabwo bibuza ubuhanuzi gusohoza ngo ni uko ngo abantu bababwiye ntibumve. Banyarwanda bavandimwe, barundikazi, namwe bavandimwe bo muri Region de Grand Lac, nimwihutire amajyambere, nimwihutire kubaka amazu y'imutamenwa n'imihanda isa n'iyo muri Amerika, mbere yo kugira ngo mubanze mwubake abantu, mwubake imitima y'abantu. Nibyo Kizito Mihigo yahagurukiye avuga ati reka mpagurukire kwigisha ubumwe n'ubwiyunge, kuko abantu niyo bagira amajyambere menshi cyane nta bumwe n'ubwiyunge bafite, biravuga ko za jenoside zizongera zibe.
intambara za revolution zizongera zibe, iyo mihanda ntabwo bazayireba, bazava turabisenya twongere twubaka ibindi. Ntabwo rero twifuza yuko ibyagezweho abantu bavunitse bisenywa, ahubwo twifuza nyine ayo majyambere y'umutima, kubaka imitima byaba susi number 1, icyifuzo cya mbere nicyo twahangayikira, tukajya kumvisha abantu kumvikana umwe n'ubwiyunge nyabwo nta buryarya, hanyuma amajyambere nayo akaziraho, kagenda buhoro buhoro, ariko akaza yubakiye ku rukundo n'ubumwe n'ubwumvikane. N'aba tubakiye kumwe n'ubwumvikane byose bizarimbuka. Na za Sodoma na Gomora nahoze mbona zari zubatse mu mabuye n'imitamenwa, n'abami baho bari barigiza umwamikazi wari yarigiza karakajya he afite imitungo itabarika, ariko byose byarahiye bitwikwa n'uburakari bw'Imana. Muritonde rero bakristo bavandimwe, ntituzabe nka Sodoma na Gomora, twihatira kumenya iby'isi gusa n'ubukungu bw'isi n'amajyambere ashashagirana, ibinyobwa bitabaho, ibiribwa bitabaho, za ruwazire, za prezire, za whatever. Ibyo byose imbere y'Uwiteka ni zeru. Niba nta rukundo dufite, nta bumwe n'ubwiyunge nyakuri, ibyo byose bizarimbuka. Twirinde rero tutazarimbuka, dutinye Imana nyakuri, Imana y'urukundo, Imana yohereje umwana wawe w'ikinege Yezu Kristo kugira ngo adupfire, atumenyeshe ko wacu atari ino. Ibyo mujye mubizirikana. Nta kindi kintu cyazanye Yezu Kristo kwa kugira ngo Satani tazaduhenda ubwenge ikatubwira ngo hano niho iwacu, niba udatunze ibigiye kurwana ubitunge nkaho ubuzima bwawe buzaherera hano. No, ibyo nama, that's a lie from evil. Ibyo ni ibinyoma bya sekibi ngo hano niho iwacu. Ntabwo hano ariho iwacu, hano turi mu rugendo. Please mubimenye bakristo bavandimwe, hano muno turi mu rugendo, hano ntabwo ari iwacu. Iwacu ni ahandi hantu kandi heza cyane hatageranwa na hano. Turwanire rero kuzagerayo, turwanire ko Kristo umwami nagaruka azaza asanga dukeye tumutegereje nk'umugeni, niko nababwiye ejo, tumutegereje nk'umukwe uje kujyana umugeni we. Nimwishinge amajyambere y'isi, nimwishinge amadege, nimwishinge amazu, nimwishinge iyo mihanda irabagirana, nimwishinge amatara. Ibi byose ni ubusa, ni zeru. Ibi byose turebesha amaso y'umubiri wacu bizarimbukana n'isi n'abanyabyaha n'abayikoreye n'abayizeye. Hanyuma abana b'Imana tuzagurukanwa n'abamarayika mu bicu tugiye gutura Yerusalemu nshya. Yerusalemu tutazigera twamburwa, kuko niyo Kristo yagiye kudutegurira. Muri Bibiliya rero naho barabihamya rwose, ndumva baragomba kuba barabibasomeye mu masomo mwabonye ejo ku cyumweru, aho bavuga ku munsi w'urubanza ko bizaba bimeze, ku munsi w'imperuka. Irabihamya itubwira ko tutagomba kwita ku byerekeye iby'iyi si, tumenye ko ari passage oblige, ni inzira tugomba kunyuramo byanze bikunze, ariko tukanyuramo twiyeza, twitegura Kristo umwana w'Imana. Ntagire ugukanga ngo atuye ngo muri chateau, ngo aragenda mu modoka ngo igura ngo 900, sinzi ibyo numvise, ngo hari abana bagendera mu baba president bagera mu modoka ngo ziguze ngo za miliyari 100. Ibyo byose ni crazy, ibyo byose ni zero kwa zero, barabigendamo, ariko hari igihe nta muntu uzabyibuka cyangwa yibuke n'ababigendagamo. Mumenye ko ibyo murebesha amaso yanyu byose bizahita nk'aho bitigeze bibaho, ahubwo muharanire ubwo bwiza bwa Nyagasani, muharanire aho ngaho ko tuzatura aho ngaho Yezu yagiye kudutegurira, kandi azagaruka byanze bikunze kutujyana. Ku munsi w'urubanza rero dore ukuntu bizaba bimeze. Biri muri Matayo umutwe wa 25 umurongo ni 31 ukageza kwa 40, haragira hati: igihe umwana w'umuntu azaza yuje ikuzo ashagawe n'abamarayika bose, ubwo azicara ku ntebe y'ikuzo, ibihugu byose bizakoranyirizwa imbere ye, maze azatandukanye abantu nk'uko umushumba asobanura intama n'ihene. Azashyira intama iburyo bwe n'ihene ibumoso. Nuko rero umwami azabwire abari iburyo bwe ati: nimuze abahawe umugisha na Data,
muhabwe ingoma mwateguriwe kuva isi ikiremwa, kuko nashonje mukafungurira, nagize inyota mu cyo kunywa, naje ndi umugenzi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari imbohe muza kundeba. Nuko intungane zizamusubize ziti, Nyagasani, twakubonye ryari ushonje maze turagufungurira, ufite inyota tuguha icyo kunywa, uri umugenzi turagucumbikira, wambaye ubusa turakwambika, urwaye cyangwa se uri imbohe tuza kukureba. Nuko umwami azabasubiza ati, ndababwiza ukuri, ibyo mwagiriye umwe muri abo bavandimwe banjye baciye bugufi, ni njye mwabaga mubigiriye. Amen. Haleluya. Mwabyumvise rero ibikorwa tugomba kwitaho no gushyira imbere ni ibyo Yesu atubwiye nyine muri Matayo. Murabyumva, menya ni rwa rukundo nyine Smaragde yabwiraga Paul Kagame ati twigisha abantu urukundo, icyo tugomba kwihutira. Aba banyarwanda yari abazi Smaragde yababayemo n'umunyarwanda nkawe, yavuga ati niba muri jenoside umunyarwanda umwe yarahunze akaza ntumuhishe, bakamukwicana uri umuturanyi wanze kumuhisha, ibyo nta rukundo rurimo. Niba warufunze singusure ngo nguhe pole ko wafunzwe nkugemurire, ngo nta rukundo rurimo. Abambaye ubusa ntubambike, abashonje ntubahe icyo kurya. Urwo rukundo Yezu Kristo ni rwo munzani azamanukana afite. Mwabyumvise ko babyivugiye muri Matayo, ntabwo ari byo mpimbye, ni Bible ibivuga. Aya magambo yanditsemo kandi matagatifu, kandi nta n'ijambo na rimwe ritazasohora ryanditse ahangaha ko ryavuye mu kanwa k'abanyakuri. Murumva? Nuko rero urukundo mbere ya byose, ayo majyambere mwashaka akazaza do superflu, umva ariko babyita mu Gifaransa, azaza ari inyongera, ariko icy'ingenzi cya fondasiyo kuri twaba bemera Kristo ni urukundo, kuko niwo munzani Kristo azamanuka azanye kugira ngo abone uko asobanura intama n'ihene. Mbese muvandimwe wanjye urifuza kuba intama kuri uwo munsi cyangwa urifuza kuba ihene? Le choix est le vôtre. Ubwo guhitamo ni ukwanyu. Reka mbareke mugire icyumweru cyiza, guhera ku kwa mbere tuzongera kubonana muri weekend itaha. Murakoze cyane, mukomeze mwishimire umunsi mwiza wa Kristo umwami, kandi tukomeze tumukunde, tumwiringire, tumwizigire, kuko niwe inshuti nyanshuti. Murakoze cyane, ndabakunda. Ni Mama Christine.